Reka duhere ku Mavubi niyo makuru. Duhere ku Mavubi niyo makuru. Chani tombora iri ku munsi w'ejo. Izabera i Nairobi muri Kenya. Ariko ndakumenyesha ko kugeza kuri ubu SG wa Ferwafa ari muri Algeria. Ariko inama yagiyemo y'ibijyanye n'imiyoborere muri CAF bari kwigaho, mu by'ukuri ntabwo yari yabona email imubwira ko turi mu makipe azatomborwa. Bitangira abantu nibo babyibuka neza, byatekerezwaga ko iyi zone yacu turimo y'akarere ka Sekafa yatanga amakipe 5, ariko baje kwisubiraho ntibabyemeza. Bivuga ngo ntituri mu makipe yamaze gushyirwa mu cyo bita inkangara. Kugeza kuri aka kanya ndi kuvuga ntawamenye niba ibyo muri CAF birahindagurika niba bizahinduka, ariko sofa ntago turimo kuko ntibarabona email babwira ngo muzatombora. Iyo biba bihari twari kuba twasabwe kohereza umuntu ujya kuduhagarara muri tombora. Ubundi niko bigenda. Ikigukonfirma ibere yuko uri butomborwe cyangwa uri butombore, bakohereza official email ikubwira ngo muzohereza umuntu wanyu muzanebona muri Champions League. Nako ntujye na samasura yabo za ma equipe cyangwa abayobozi wenda nk'aba SG ma equipe cyangwa se aba director ma equipe delega nyine n'igihugu kiraderega nicyo kibabwira ko muri butombore. Nta byabaye, nta muntu badusabye. Ariko nabaje nubwo bivuze yuko byarangiye tutazatomborwa tutarimo. Arambwa ati si cyo bivuze. Hari scenario ziteye gutya nyiranga abanyarwanda bumve mu kanya gato. Iya mbere ni yuko ngo niharamuka habaye kuvuga ngo hakore gahunda yo gufata icyo bita akamini tournaments cyangwa se gushaka ibyo bita barrage bya bindi amakipe akina, wenda tuvuge ari nk'amakipe 4 abiragahura andi abiragahura, izitsinze zigahura bagashakamo ikipe imwe. Icyo gihe u Rwanda ntago ruzazamo. Bambwiye ko ibihugu nka Cote d'Ivoire, ibihugu nka South Africa, ibihugu nka Misiri, hari umunyamakuru uyu ibihugu nka usigaye kuri umupira wa Afrika bita Mike Junior. Yego, we yabyanditse. Yego, Mike Junior binyuremo. We yabyanditse avuga yuko ngo Misiri, Algeria, Afrika y'Epfo, Malawi, Gambia, Gabon, Comor ibyo wants to return and take part in the 2024 CHAN tournament. This is what CAF plans to do. They will hold a play-off for these to play against each. It will be a knockout system from January 26 to 29. It will take place in Tanzania. Ubwo byamaze kwemezwa. Urumva ko yayataye. Ikibazo rero gihari twaho ntiturimo mu gihe ari cyo cyafatwaho icyemezo. Ariko abanyarwanda baravuze biti bya byishimo twagize Sugira atsinda abantu bagasohoka amayisuime n'ibiki, ubu nta bihari uyu mwaka rugaju. Nimuhumure, hari inkuru nziza yaba ari mu mutima nanjye yandi mu mutima. Meze guterera nkunda gutinda kwa ababyeyi b'abanyarwanda Ruvuyanga. Uhari umubyeyi rwose waravuze ati ko naringiye kugaburira umwana mana yanjye, mugaburira utuje mubyeyi, nkubwira inkuru ishobora gutuma ibintu bigenda neza. Muri CAF departement ya competition inashinzwe club licensing yemeza ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibibuga. Bahamagaye president wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Bwana Munyantwari Alphonse. Baramubwira bati kuba Stade Amahoro ari nziza yaravuguruwe isa neza, ibyo nta gushidikanya kubirimo turabizi. Ariko muri Kenya hari ikibazo cya stade yitwa Kasarani Stadium. Iyitwa Nyayo Stadium yo yaratunganyijwe yaravuguruwe imeze neza. Nyayo Stadium iherereye mu gice kiri mu mujyi wa Nairobi, ariko umanuka ujya mu ntara bita Kajiado, ni intara y'amajyepfo ahitwa Zalonga n'ahandi. Aperi yize gukina rero itsindwa na Gor Mahia. Nyayo Stadium cyagiye cya 3-2 3 kuri kimwe shaka igitego cya Kedi. Amwari mukize byari biranye nshuti yanjye. Faranga muri CSS bari bagiye kubasira ikomereze.
wese yari butware nka prime ya $3 cy'idolari iyo match uyivuze ruvuyangamera nk'umuntu wezura kaboze amazi ashyushye wezura kaboze abanyarwanda bakeneye ko biza itereka Karuvuyanga ari kwikiriramo se Nyayo Stadium nyine none se ntiyarajyanye n'ikipe Nyayo Stadium rero yo imeze neza ariko Kasarani kubagiye babona n'amashusho mu gihe gishize mu gihe gacanire ejo bundi mu kwa kabiri ariko stade wumve ngo ntibarana cyambere kwa kabiri nibwo hejuru ntirasakarwa haracyarunzemo biriya bimashini byubaka donc stade urabona ko birasa nibigoye ko indi mirimo yarangirira igihe babaza rero president wa Ferwafa baramubajije ngo ese hari ibibuga by'imyitozo mwaba mufite biri hafi ya stade Amahoro byakwifashishwa mu gihe icyemezo cyafatwa ko mwebwe hari match twabaha runaka unyumve neza perezida arabwira ati dufite ikibuga cyiza cyane cya kindi kiruhande rwa stade Amahoro cy'imyitozo cyujuje mezire umva gikrotiriye ikipe yazigakora umwitozo yarabwira ati ni inyuma ya stade nta na metero 20 zirimo barishima cyane bati mufotore mutwoherereza barafotora barohereza barabwira ati ntago ari ubwatsi buri naturel ni artificiel bati ibyo nta kibazo ati ibyo nta kibazo rwose icyo ni kibatera impungenge ibyo ntacyo bitwaye ayo makuru ni yari gutanga kantu ngo k'icyizere muri Ferwafa bavuga bati kuko bateganyije ko Kenya hazakinirwa ku stade abiri Nyayo Stadium ndetse na Kasarani Stadium birashoboka ko Kasarani itakuzurira igihe noneho bakifashisha stade Amahoro none tukagira umugisha wo kuba twajyamo kubera ko natwe twahita duhinduka a host nation cyangwa igihugu cyakiriye ubwo hari itsinda rimwe bazana hano ryari kuzakinira Kasarani Stadium ikaza gukenera ku Mahoro bityo ntago twakwakira tutari gukina ubwo rero isengesho ryacu turaryerekeza Kasarani nireke kurira nako kuzura nireke kuzura kafi buri gisubizo isaba u Rwanda amahoteli si ikibuze nako kanya u Rwanda urubwa ati urakina cani amakipe n'ubundi nta kiburi yakorere nuko yabwira ngo hoteli ngiyi ni muze mucumbikemo mukina umupira stade irahari ikibuga cy'imyitozo kirahari ibyo ni ibintu gusa inzego nkuru z'igihugu zahita zivuga ati abo bashyitsi karibu ibyo ni ibintu immigration yahita ni amasaha 2 byava he bijya OTP basinya bavate rwose karibu cyane karibu bamwe bashyira Marriott abandi bashyira za Serena Hotel abandi babashyira hehe abandi hoteli se nizo tubuze za 4 points by Sheraton twarenza amakipe nese natwe Amavubi dushobora no kwigira hari atwijya twibereye Nyamata hari muri Golden tayari itsinda sasindi ikize Kigali ndabona stade Amahoro ngo yamaze no kugezwamo ibikoresho bya VAR urabizi ko hari VAR room ariko bamaze kwinstamo ibikoresho bya VAR ibintu regana fi avuze bishobora kuba bifite urabizi ko cani n'abasifuzi bamaze gufata aha rwose nakwemeye mu ngwanya abasifuzi bamaze gufata n'amahugurwa Ruvuyanga yo kuzakoresha ikoranabuhanga rya VAR urumva stade Amahoro ibikoresho bya VAR system byamaze kugeramo ku buryo mu kwezi kwa kabiri mbere yuko cani itangira bazaba baramaze gukora test neza barebye niba iyo VAR iri gukora neza ubwo nabyo birajyana nuko stade ushaka kwakira imikino ya cani ubwo byose no kubiharira igihe ari indi suruse inguyeho nagamo zanda niba zije utumena imiriro kandi iyi suruse ngewe ndayizeye urumva niyo umuntu ukomeye cyane ukora mu nzego z'umupira ambwira ati bonjour ati CAF team yamaze gusura stade Amahoro n'ibindi bigendeyeho byo bita training sites and hotels over the weekend. Wow. Ibindi no kurindira bagafata umwanzuro wa nyuma. Wow. Suruse jewe ndayizeye ku kigero cyo hejuru cyane niba mvuze ntirugaju ibintu akoze irakomeye teyibwo bayibonye ko bikomeye
rero amugani inkuru unaze hanze ushobora kuba ifite akagufwa rero kafi imwe yakora ibintu byayo bucece niyo mpamvu ngira ngo yanze kwinforoma Amavubi wasanga ngewe ngubu nkoresheje nk'ubutasi wasanga ahubwo na Ferwafa ibizi yarenforomwe ariko igihe cyo gutangaza amakuru kitaragera. Reka dutegereze ntabwo twabikonfirima. Abanyarwanda sinshaka no kubaha icyizere 100% nkaho byamaze kurangira, ariko abantu mvuganye nabo rwose bambwiye bati niho hantu turi kubara cyane ko haduha amahirwe. Usanga ikibuga cy'imyitozo ntabwo gihagije. Ngo ubwo challenge no gushaka izindi training sites. Ako training site kuri groupe imwe haba hakenewe nibura 4 training sites cyangwa se nyine aho bitoreza. Yego. Zose ziri kuri stade imwe. Ibyo bita ngo ni grass and dressing rooms. Zose zegereyeho. Nta kuntu ariko buriye kuko bizaba ari ibintu byo kwiyaranja. Bazagerageza ibishoboka twanabahereza na regional bakayikoresha twabahereza stade Nyamirambo. Twabashakira ibibuga bajya ni Nyamata ntabwo ari twabahereza Amavubi yo yahitaje Nyamata nta kibazo ari mu Bugesera. Turiyaranja dushaka ikindi kibuga ibe, nta ikindi kibuga cyujuje meziri hano hafi kandi ukibone. Nikibura u Rwanda racyubaka. Shaka ikibuga paka dukeneye cyane. Tubonye kira cyo ku Mahoro. Aya Mavubi yakora imyitozo ni Muhanga. Yari stade se nziza. Amavubi yakiranje akabagiyeyo abandi importe. Ikikenewe cyane mu byumvira abanyarwandakazi. Igikenewe cyane cyari ngombwa no kuba ufite stade no kuba ufite amahoteli. Ibyo turabifite. Ubwo rero niba Kasarani Stadium ituzuye maybe tugize umugisha dushaka gukina cyane, ariko turi igihugu cyakiriye. Hari abantu rero bahita ba excited cyane ngo twagiyemo, mutegereze tutegereze ku munsi w'ejo turebe uko bizagenda. Yes, ngayo ngoko rero hanyuma ibyo kuvugura stade uko tubijyanirane na stade ya Huye tubivireho rimwe kubera ko nayo igiye kuvugururwa. Stade ya Huye guhera mu kwezi kwa kabiri bazatangira imirimo yo kwivugurura, ariko kuyivugurura abantu babyumve neza ntabwo ari ukuvugura stade yose muri rusange. Ni pitch iriya tapi irimo buriya ngo ibigomba kumara imyaka 8 iba yamaze kuba expired bigendanye n'amategeko ya CAF ndetse na FIFA. Barashaka kuvana iriya tapi, urabizi ko imaze imyaka 8 yagiyemo muri 2016 igihe u Rwanda rwakiraga CHAN. Barashaka kuyivanamo rero ku buryo bari gutanguranwa nuko mu kwezi kwa 5 hazaba hamaze kugeramo indi tapi. Baravuga ko mu kwa 7 bari imirimo yo kuyishyiramo izaba yarangiye kugira ngo CAF batagira nibazo na CAF bafata stade ya Huye bakayivana mu bibuga byemewe byo kwakira imikino mpuzamahanga. Ubwo rero ko bimeze mu kwa 2 bazatangira imirimo yo gushyiramo iyo tapi. Baravuga ko ari tapi izava mu gihugu cy'Ubuholandi, tapi nshya, ariko iyi yari irimo ntabwo izajugunywa. Iriya tapi irimo buranga izajyanwa ku kibuga kiri ahantu bita Imbazi, naho ni ihuye, ariko nyine bashaka kubashyiramo tapi synthetique nziza. Bikanjyana ku kintu kivuga ngo rero hari imikino yagombaga kubera mu karere ka Huye. Ubwo ndavuga Amagaju ndetse n'ikipe ya Mukura. Ubwo bivuze ko automatically zizajya zakira imikino kuri Kamena. Ariko hari imikino itegereje kuzahabera ya Mukura na APR n'Amagaju na Rayon Sport nkuko byari bimeze muri weekend tuvuyemo. Iyo mikino aya makipe ari kuzakira APR na Rayon mu kwezi kwa 3. Ubwo bivuze ko tugiye Mukura ari kuzakira APR, Amagaju yakira Rayon Sport. Ubwo bivuze ko rero mikino nayo yabera kuri Kamena kuko ntabwo yabera kuri stade Huye. Ukibaza ukuntu imikino urebye wenda ni cyari gisigaye muri aya makipe uburyo bagiye bafata kuri gate collection kwakira kuri Kamena APR na Rayon Sport ntabwo bimeze neza. Yari nziza. Navugaga nti kuki bataretse bazayivugurure champion irangiye mu kwezi kwa 5 kuko nibwo champion izarangira, bayivugurure nako kugeza mu kwezi kwa 10. None bahe Mukura n'Amagaju aho kubitegura no gushaka aho zakirira. Aho zakira ubwo nabwo yaba ari imikino mike kuko ubwo yaba ari imikino mu kwezi kwa 8 igihe wenda champion yabigarutse y'umwaka utaha. Ariko ntabwo ibyo vuga ndumva ntabwo byabigoye. Ariko ngo ikibazo cyabayemo nabo ngo bari gutanguranwa no kwezi kwa 5 kuba tapi batangiye kuyisasamo. Kampani igomba gushyiramo igikombe twenda kwakira. Kitari igikombe twenda kwakira mu buryo bwihutirwa. Oya ntacyo ikigomba se kubera Huye. Bakwiye kuyivugurura champion irangiye. Kadufata garuka gato cyane. Mwaro tubwiye ku kibuga, tubwiye yuko no kuri Ntare School hari ikibuga kiza cy'ubwatsi. Mu Bugesera. Yego. Ni byakwifashishwa. Hari n'abavuze bati Kenya
ati yavuze yuko ngo rwose ngo mu gihe cy'icyumweru cyangwa 2 stade ngo izaba yatunganye ngo ni promesse perezida wa Kenya yahaye perezida wa CAF. Anyways turakomeza gukurikirana iyi nkuru, tuzajyana tuba update. Inkuru ya Chan ni n'Amavubi ni iki, ni ikibazo cy'igihe gusa, ikibazo cy'igihe.